The Zoom TV 24 lockdown wari ubayeho gute? Lockdown ni ubuzima bwagoye abantu benshi. Lockdown ni iki? Ubwo ni kwa kundi nyine twari mu rugo, guma mu rugo. Guma mu rugo. Guma mu rugo na ni danje. Guma mu rugo nta guhiga, nta gukata mu makariti. Ubwo bucye nawe urabubona bw'uru rubyiruko. Okay. Naye ndi kubibona rwose urubyiruko rw'iki gihe abenshi basigaye basindagurika ugasanga umwana w'imyaka 14 nangwa 15 yasinze mu muhanda yaraye mu kabari mugahura mu gitondo rwose ari kugenda ibizunga bagabanya ubusinzi rwose dore nanjye wazitangiye kera nazivurite oya abana b'abakobwa bo barakabije rwose ahubwo abana b'abakobwa basigaye bazinywa kurusha n'abantu bakuru ndabareba ndavuga ati kabisa aba bana icyerekezo bafite uretse Imana yonyine bazinywa nk'amazi kubera ko ntibazi ububi bw'inzoga bazinywa nk'amazi ugasanga rimwe na rimwe umuntu ashobora no gupfa burya inzoga zica umuntu ni kwa kundi usanga umuntu ngo yaryamye yapfuye ngo yabyutse yapfuye ngo bamuroze ngo umenya bamuroze kandi ari inzoga zamwishe nanjye ubwanjye yarigeze ajyaga zishaka kunyica saa 9 z'ijoro hangova inzara nta n'amazi mfite mu nzu nkabiri cyuye uzi inzara y'inzoga ubiri cyuye ndakubwiye ngo ukananirwa no guhaguruka mu buriri Yaka hari umuhanga w'inzoga hari abantu bavuga atari inzoga ngenda zibasha ibyo ni ukubeshya ntago ziba ziramufata neza umuhanga w'inzoga se ni umwana ukibi wanjye ngewe nubwo ntabana ngira umwana ubi wanjye ntago yananira aho ugira ngo unanire nakurukana ukajya kubimba umugore ngewe ikintu twapfa ntago twapfa imitungo ikintu twapfa wenda nuko yanciye inyuma akabigira ingeso ariko nanciye inyuma rimwe nangwa kabiri namubabarira nta kibazo ubwo ingeso byaba bibaye nka kangahe kuri wowe nka gatatu ako ngewe umugore wanjye muciye inyuma yambabarira ariko nge ntago namuha imbabazi jamais Yaka kwikunda kubera iki se kubera iki wewe wumva ko yakobara ariko we ntumubabarire ariko ngende umugabo urumva ntabwo byomba ngo niba bavuga ngo imfizi ngo ntikumirwa niko bimeze kuko urabona iki gihe birese rwose abagabo n'abagore basigaye bacana inyuma rwose kumugaragara izuba riva ntujye ubibona cyabyumva cyane cyane abagabo baba boss basigaye bakunda abagore babandi rwose nkuko bafite umugore mwiza rwose wanababona mu muhanda umugore n'umugabo bari gutembera ukavuga ati rwose uramugabo afite umugore mwiza ariko nta munyuru ugasanga ari kujya mu babandi yabona umukobwa atambutse akamushikisha amafaranga cyane cyane bino bigabo by'ibikiri bikunda abagore babandi n'abakobwa n'umubiri rwose sinzi impamvu kubona abantu bafite abagore batanyurwa n'abagore babo bakajya gushaka babandi yaranyobeye rwose ahubwo ni icyorezo ni nka covid bireze hano rwose hano cyane cyane abagabo bafite abagore beza nibo babacinya hari n'igihe ajya kumuba ahubwo udasa n'umugore we gusanga agiye ku mukozi The Zoom TV 24 Zoom TV 24 subscribe comment mureba iki kiganiro tugiranye n'umuvandimwe murakoze cyane komeza kuri ya hirya komanga aho yinjire Yaka mwana karibu nichoka danje check mark bamita Yaka mwana check mark 1 2 twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye abakurikiye The Zoom TV 24 my name is Didas ndi kumwe na Yaka mwana Yaka vipi sawa kuna shida niko trebye kabisa kuna problem kibazo kabisa bana ubu turi kumwe na Yaka mwana Yaka turi ni mu rugo rero niho iwanjye niho nibera niho nsanze biranshimishije kugera iwawe no kumenya urugo rwawe mina furayi sana kabisa madamu wamubonye
madamu wawe ndamubonye ni sister mukorana ndetse n'umupeti wawe tukavurema biranshimishije cyane kabisa. Okay, Yaka Mwana ngira ngo mwari mumutegereje muri benshi kuri The Zoom TV 24 imutse tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye muri byinshi mwibaza kuri Yaka cyane ko wenda ni umuntu umaze kuba n'umustar cyane guturuka ahantu kure ariko akaba yarabaye umustar. Yaka ndabeshye niko bimeze biri kugenda bicamo gake gake kidogo kabisa. Ubu tuganira hari amakuru namenye ko ngo ushobora kuba wararetse agacupa tubihereho niko bimeze. Agacupa rwose nabaye ngahagaritse urabona ko rwose dukubitanye mbere nagizaga aya masaha nasinze telefone yanjye yasonaga kabisa. Urabona ko ndi connected to the people. Uri connected to the people ariko ako iyo mvugo ukunda kuyikoresha ati ibintu biri collect ibintu biri sawa bari correct ibintu biri sawa bari correct abari amahoro. Urajya wiyegereza mikoro kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma Yaka umaze iminsi muri Kigali, ubundi ubuzima bwawe bwo muri Kigali butandukaniye n'ubuzima bwo wabagamo ahandi? Okay, Kigali kabisa biri gucamo namaze kuba umusitare sinkibura agasabune sinkibura agafaranga ku mufuka agafanta ndakigurira marigire kinaritse inzoga tukavurema Kigali raryoshye. Ubu sigaye wimuye fanta nywa fanta citro nangwa kakoka nangwa nyinywera inshyushye. Buri inzoga kuyireka buriya tuganire kuri ubwo buhamya bwo kureka inzoga. Hari abantu bavuga ati kureka inzoga ni ibintu bidashoboka ngo bisaba n'imbaraga, weho ibanga wakoresheje n'irihe? Nanjye byabanje kungora abavandimwe bagenda babimfashamo bangira inama bamwe na bamwe bakagenda bansengera bigeza mu mazi ibyumweru 2 nasoma ku cupa mbona biri kugenda nta kibazo kabisa nta nubwo nzasubira ku nzoga. Nta bishuko wagiye uhuriramo nabo kuko iyo umuntu aretse inzoga hari abantu bakuguriraga n'ubundi bavuga ati turashaka gukomeza kukugurira. Ni yari igihe umuntu agwamagara ati Yaka uri inshuti yanjye ngwino ngura agacupa ariko ubu ngubu nsigaye nihagararaho rwose imbere nicyo kintu cyanananizaga umuntu akubwira ati ngwino ngura akantu noneho mwagera mu mbari ukagira isoni zo gusaba fanta ariko nsigaye mvuga ati kabisa ngurira ka panashi nangwa se nguri ka citro ngiye ibintu by'inzoga wapi narakatiye. Hari ubutumwa duhere kuri abo bantu bavuga ati Yakamuzi ko nzamugurira agacupa. Hari ubutumwa budasanzwe wabaha wo kuvuga ko warokotse? Twavuga ko wabaye umurokore kabisa. Ubu ndi umurokore nsenga muri ADPR n'ababihakana rwose ndababwiza ukuri ndi seriye. Uzi ko yanguriraga rwose inzoga ambabare nitujya duhura jyangurira ka fanta rwose ntibizamutera ikibazo ngo nashaka kugurira inzoga ngo none usabye fanta bakunda kubigiraho ikibazo. Umuntu wari usanzwe kugurira inzoga mu gasinda mu gatera story iyo mubwiye fanta ubona rwose byumva neza. Ariko ubu ndababwira rwose inshuti zanjye bavandimwe twasindanaga mujye mungurira agafanta rwose. Urumva yakarababwira ko abo mwasindanaga mbese nawe wemera ko kunywa inzoga ari icyaha ubwo ukurikije n'ibihe wayibayemo? Kunywa inzoga birananditse ko vino n'umukwabanye biranditse namwe murabizi kandi uretse no kuba kuzinywa ari icyaha zikoresha n'umuntu amafuti menshi cyane. Ubwo rero abantu babyumve ko Yaka yareketse inzoga kandi atari ibintu by'imikino. Hari abantu babyumvisha bagiye baravuga ngo ni comedy. Oya ntabwo ari comedy, ngewe ndi seriye rwose babimenye mbibabwiye izuba riva rwose. Nta shuti uratakaza kubera waretse inzoga kuko ibyo bibaho. Inshuti hari nk'abantu mutazongera kugendana. Hari abantu nyine babyumva nabi ariko ubyumva nabi kabisa. Ngewe nta muntu nakwanga kubera impamvu zanjye utazabyumva zabireke. Niko bimeze gukunda umuntu n'uburenganzira bw'umuntu. Uzanyanga kubera ko navuye ku nzoga nta kibazo azanyange kabisa. Ariko ntabwo ugiye kuba imbata y'inzoga mbese nicyo wahisemo? Oya nafashe umwanzuro igihe nazinyweye ni kirekire. Okay. Yaka bikunda kuvugwa ariko iyo uvuze ubuzima bwawe abantu bumva ko wenda bakuzi nka Yaka gusa ariko yakuvukana n'abandi bavandimwe ugira abandi n'izindi nshuti ubundi yakavuka mu muryango w'abantu bangana iki? Mvuka mu muryango w'abana 3 ninjye mukuru nkurikirwa n'umuhungu n'umukobwa. Ubwo muri 3? Turi 3. Umukobwa wanyu ubu kugeza ubabahe?
abiri Rubavu nawe afite abana babiri. niki kigutera ishema mu muryango w'iwanyu kavuga ati kabisa ndishimye kuba mba mu muryango? Ikintu kinterije ishema ni ukubona ndi kumwe na ba petit frere malgré que twakuze turi imfubyi, ariko ikintu ishema ni uko Imana yaturinze mu bupfubyi bwacu. Ababyeyi bacu bapfuye 93 tukiri abana. Kwanza bari abarumuna banjye bo nta nubwo babazi. So ndashimira Imana kubona yaraturize tukaba twarakuze kubera Imana. So ndashimira Imana muri make. Yaka, ujye ugira ibyifuzo Imana ikunda kugaruka mu kanwa kawe? Ujye ugira ibyifuzo nk'ubu wapanze ukavuga ati ni ibyifuzo ufite Imana? Ibyifuzo mfite Imana, ibyifuzo ni uko Imana gusa yadufasha igakuraho iyi COVID-19 nizengereje isi yose. Nta cyifuzo cyawe ku giti cyawe? Hari abantu bajya bagenza akavuga ati Imana ndagusaba, wenda uyu muntu yakiri umukobwa afite ibyifuzo byinshi, akavuga ati Imana uzampe n'umugabo, uzampe iki? Umusore akavuga ati nzampe inzu, uzampe imodoka. wowe se? Nanjye Imana imfashije yampa umugore, kuko urabona ndi gusaza kandi nta mugore ngira, nta mwana. Abo twakuranye bafite abana, bamwe bafite 2 abandi 3. Nge nta nakana mfite, nta n'umugore ngira rwose. Imana imfashije nanjye nabona umugore wenda tukabyarana nk'utwana nka 2 baba bahagije kabisa. 2 baba babaye, wenda umuhungu n'umukobwa. Kwatinze se gushaka umugore Yakabita byatewe n'iki? Cyangwa n'igihe kitaragera? Impamvu ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe, ahubwo ni ubushobozi. Nabuze ubushobozi, ni ubukene bw'agafaranga. Hari abakobwa ubwo wagiye utereta bakakubwira ati wapi bitewe n'ubushobozi, cyangwa ntabwo yiri ubijya? Ntabwo nabijyamo nta gafaranga ko gutereta umukobwa w'iki gihe, nta gafaranga ufite. Abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda ikofi. Ariko ni ugukunda ikofi cyangwa ubundi niko bikwiye kugenda? Kuko nawe niko biba bimeze. Nese wajya kuzana umukobwa w'abandi ntacyo ufite cyo kumuha, yarya iki? Siko yakurira mu nzu abakobwa b'iki gihe ko nabo bakarishya. Yakurira mu nzu abakobwa b'iki gihe barakarishya. Hanyuma se Yaka, we bigeze ku mahitamo yawe y'umukobwa, abakobwa bareba ku bahunga amafaranga, ureba iki ku mukobwa? Abakobwa ngiye icyo mbareba, ureba ko ari mwiza cyangwa se ureba ko yaba afite amafaranga? Nawe oya, nge ntabwo ndeba ku mafaranga y'umukobwa, kuko abagira amahirwe yo gukundwa n'abakobwa bafite amafaranga ni bake. Ariko si umukobwa akuguye afite inoti? Afite inoti ariko nta mico myiza afite, ntabwo namwemera. Ni ukubanza nkamusuzuma, nkabanza kumenya uko ateye, imyifatire ye. Ntabwo uvuga ngo afite amafaranga gusa wenda ari indaya, afite imico mibi wabo, nta discipline agira, namurekera amafaranga ye rwose nyikomereza. Ukikomereza cyangwa na ngombwa ntuzanabyara ariko utajyanye umukobwa mubi. Oya, nubwo yaba arisa nabi mu maso, ateye nabi, ariko afite imico myiza, afite ikinyabupfura, yubaha ababyeyi, yubaha abandi bose muri rusange muri quartier sava. Hari ukomeje kuri iyo mico, ubwo ni nayo nendaga kukubazaho. Umukobwa wa Yaka, wa undi yakavuga ati Mana nubwo ubushobozi utaraboneka ariko ngiye nkeneye umukobwa umeze gutya. Nureba iki kiganiro n'uwitengeneza avuga ati ibi ntago mbyujuje cyangwa ndabyujuje. Bongewe muri make nkunda umukobwa gusa ufite ikinyabupfura, discipline d'abord. Wubaha, ni nayo discipline, kubaha. Kuba discipline kubiyemo byinshi. Mbese icyambere ni discipline, uko waba usa kose ariko ufite discipline nta kibazo rwose. Twaba ibintu by'isura we ntubigenderaho ngo kuba ari inzobe cyangwa urukara, kuba ari mugufi cyangwa muremure. Apfa kuba ari umukobwa gusa ufite discipline, uko yaba ateye kose. Cyambere ni discipline, ufite imico myiza muri make. Iby'imyaka se, kuko hari n'abantu bavuga ati umukobwa urengeje 30 sinamushaka. Wowe bihagaze? Umukobwa urengeje 30 wenda tuvuge afite discipline, afite imyaka 45 wamushaka? Ayo ni mukuru cyane. Cyakora afite nka 30 wenda kumanura. 33 ntabwo bararengerana cyane. 33 wenda yaratindijwe n'amashuri. Oya, ntabwo namwemerera, kuko nshaka umukobwa wenda byibuze ko ufite 35. Wenda umukobwa ndusha imyaka 5 sava. Ukurusha imyaka se ntabwo wamushaka? Dakaraka. Kubera iki Yaka?
Ngoya niko bimeze rwose ngomba kuba murusha imyaka ngiye. Ni principe zawe wihaye. Hanyuma Yaka mu buzima busanzwe muri wa muryango mubanamo n'abo bana niki kugeza ubu malgré y'ibyabaye nyine byo kuba muri imfubyi ubuzima bw'ubufubyi busanzwe ntibworoha. Turi 2020 mwabashije kububamo na n'ubu muracyaburimo. Wumva ari cyo cyabafashije kubana n'ubu mukira umuryango ntekereza ko unahuza unakundana. Okay, cyabidufashijemo ni Imana yonyine kabisa, nta kintu nakuna, ni Imana kabisa. Byose ni Nyagasani wabikoze. Kuko nsubije amaso inyuma nkareba aho twavuye naho tugeze, ni Nyagasani wabikoze kabisa, nta wundi. Ni Nyagasani. Wagize ibihe bitari byiza, baturebere ko kamera ikomeje kurikodinga byo gukunda agacupa cyane. Ntago bigeze bagutererana wenda bavuga ati Yaka yaratunaniye. Okay, nubwo njye nigeze mbana nabo cyane, nari naragiye kwihigira mbasiga muri orphelinat ku Nyundo. Wowe wiganye na murumuna wanjye urabizi. Njya kwishakishiriza ibiraka. Ntago nigeze mbana nabo cyane kabisa. Nubwo mbana nabo. Ntago bana ariko nyine navuga rwa rukundo rwo mu muryango. Nta muntu ushobora kuba yagutererana cyangwa umwe ngo atererane undi. Icyo rukundo rwo mu muryango njye narabakundaga gusa ariko ntabwo twabaga turi ku inshuro nyinshi. Hanyuma tuze muri kariyeri Yaka umaze kwamamara muri sinema, wamamaye cyane muri sinema kubwa Alicia ubu ntago mukiri kumwe, ubundi byapfiriye hari ibivugwa byinshi. Okay, Alicia ntago tukiri kumwe kubera impamvu zanjye ku giti cyanjye. Nifatiye umwanzuro ndavuga ati Alicia reka ngusezereho nigendere kubera impamvu z'ukuntu yamfataga. Mfata umwanzuro, mfata icyemezo ndigendera njya guhigira ahandi. Alicia ariko hari byiza yagukoreye hari n'ibibi. Okay, hari byiza yagiye yankorera, bese icyo twapfuye muri make nuko tamuga ku mafaranga. Ngo nanjye nitsohoka nk'umuntu w'umusitari nimpura n'umuntu tuziranye wenda nanjye mugura agacupa. Nicyo twapfuye nta kintu. Ubango yagwaga udufaranga dukeya wenda two kumwe. Natwo yamaga nge yamagiye ibiryo gusa. Urabona nkanjye umuntu w'umugabo ushobora gusohoka nagera nk'ahantu mu kabari nyigurira n'agafanta. Umusitari kandi. Umusitari. Ese urumva umuntu w'umugabo nkanjye kuko ngomba gukorera ibiryo koko. Cyari cyo ni ikibazo. Ikibazo rwose nicyo kintu twapfuye cyane. Ase yagiye mu bitangazamakuru urumva yumvikanisha ko yaragufashe neza ahubwo ari we umusebye. Okay, nta kibazo ngewe gusa akomeze business ze nanjye nkomeze gahunda zanjye. Niba ari njye umusebya kugenda yihara abwira abantu ngo naramufashije ngo ntako nagize ngo ndarambiwe ngo ndamurambiwe, ntago ndi umwana we, ntago yambyaye. Twahuriye mu kazi kubera akazi ke, business ze. Ibyo yamfashije yarakoze, Imana izabimushimira. Kandi burya bibaho hari abantu bananiranwa. Uyu n'umugore n'umugabo baratandukana kandi barasezeranye. Hanswe noneho umuntu nkorera. Ubundi we wumvaga cyari kugushimisha kwa Alicia ari ikiye ku buryo na n'uyu munsi mwari kuba muri. Alicia nukuvuga ngewe ikibazo cyatangiye kera nta masezerano twari dufitanye. Nabagiwe mu rugo gusa dushutinga buri munsi, ariko mbiwe mu rugo yendya nkanywa nkaryama nta kindi, ntazi ngo nkorera ngahe, mbaho ngaho gusa. Ku kwezi nta kintu yakugeneraga wenda tuvuge nk'ibihumbi 100? Nta masezerano twari dufitanye. Niyo nabaga ngiye gutaha yamaga yashaka, ukabona rero nta avenir. Urumva rero nari nkiri mu bintu by'ubujiji. Bonye ntakomeza kuri nifatira umwanzuro wo kwigendera. Uhitamo kwigendera. Uri kwa vidi murayafitanye mu masezerano ku buryo izo mbogamizi zitazongera kuhaba? Kwa vidi dufitanye amasezerano yuko mukinira ku cyumweru. Nk'ubu nje kuguha interview, nta mutima mubi yabibonamo, ariko Alicia we ntiyemeraga komereza umuntu interview. Ariko vidi we mukorera akazi cye ku cyumweru indi minsi nk'isanzwe. Ukisanzura. Kuvuga ngo kwa Alicia birumvikana ko utari utisanzuraga. Ntago nari libre, nari meze nk'imfungwa.
yari ameze nk'aho akumanaginga kandi ugaragaza ko ibyo akugomba ntabyo aguha ntabyamo kabisa. ni ukuvuga ngo kwa vidi umuntu yakomeza ko Yaka uburenganzira bwe bwubahirizwa kandi yisanzuye. ndabufite rwose, niyo ampamagaye ndamwitaba akampa gahunda, naho ubundi Asiya we rwose oya azakomeza akazi ke, nanjye nihigira ahandi ntaribi kabisa. biramutse wenda ko Asiya yakubwira ati Yaka twongeye dukorane, akagusaba no kubahiriza uburenganzira bwawe, twagirana amasezerano kuko kera nakoreraga mu Kigali nk'ibiwe, keretse tugiranye amasezerano ari korekite abantu bakayasinyaho, hakaboneka n'abagabo ku buryo n'abagabo rwose, naho ibyo kuvuga ngo nkoreshe nk'umukozi wo mu rugo oya. hanyuma se Yaka ukigera muri filime haberamo utuntu twinshi za behind the scene ziberamo, bwa mbere ugigaragara muri filime hari abantu b'iwanyu baguhamagaye, wiyumvishe gute? numvishe ari sawa, nta kibazo, nta nubwo byangoye cyane kuko nasanze muri filime ya Siya harimo abandi batekinisiye babimazemo igihe, nk'aba Kanyombya bagenda bansobanurira n'abandimbati bagenda banyigisha, ndatinyuka. Bwa mbere naje mfite wasiwasi ariko naratinyutse, role yose wampa nayikina rwose. yose wayikina? ubwo wakina na role se? hari role abantu batinya gukina nyinshi ngo zo kuryamana n'abantu, izo wazikina? oya biriya ntabwo byemewe byo kuryamana n'abantu, keretse iyo mubikoze muri gukina ariko ntibigaragare nk'aho ari ubusambanyi. YouTube nta nubwo ibyemera ibintu byo kugaragaza amabere, gukuramo imyenda oya. nta role baraguha gukinana n'umuntu ukabura kwisanzura, hari igihe baguha gukinana n'umukobwa bakubwira no kumuhobera ugasanga wenda ni ikibazo, ntabwo birakubaho? oya njye ntabwo, iyo role ntabwo yananira nubwo twakinira no mwishuka, nta kibazo rwose. iyo role njya nyikina cyane. mwishuka buriya mukinanye ntabwo bijya bihinduka kuko buriya ni amarangamutima, n'umukobwa mwishuka turakina ariko tuba twambaye imyenda, ubundi ndi kumubwira ati wakuramo imyenda ukampa, ibyo tujya tubikina rwose. iby'imikino se biramutse bivuyemo uko akakubwira ati burya yakanjye numvaga atari iby'imikino, atari iby'imikino yawe tuba turi gukina, tuba turi seriye. hanyuma Yaka tugaruke turacyari muri iyo sinema y'u Rwanda imaze gutera imbere, nawe uyirimo, hari abantu wiyumvamo cyangwa hari n'abantu ubona b'inkingi ya mwamba ya sinema ku buryo uvuga ati ebana uyu muntu ambwiye ati dukinane twakinana, cyangwa se uyu muntu ndamwemera nanjye nifuza kuzagera ku rwego rwe? abo nifuza kuzagera ku rwego bagezeho ni benshi, uretse ko ntakunda no gukurikirana amafilime, n'ibyo nakinnye sinjya mbona umwanya wo kubireba, mba nibereye mu zindi gahunda zanjye, ariko nifuza kugera ku rwego rwa ba Seburikoko bariya batangiye kera, njya mbona rwose babisobanukiwe. Seburikoko uramwemera? kabisa, umuhanga cyane, tunakinanye rwose bana byanshimisha cyane. Seburikoko munakinanye uragaragaza ko byagushimisha, biramutse ko bivuga ko uramutse ubonye invitation y'ituruka kwa se bikubwira ati yakanda gushaka muri Papa Savo ni urugero, wajyayo ukava kwa Vidi? byaterwa n'amasezerano yagirana na Vidi babyumvikanaho. buryo urabona n'ikipe yigiye gutanga umukinnyi wayo barabanza bakabivugana n'ikipe, ntago ari uvuga ngo umukinnyi agende gutya gusa, ntago navuga mu butumwa bugufi Vidi atavuganye n'umuntu wari we wese wankenera. no kuvuga ngo ariko Vidi umugarukaho cyane nk'umuntu kugeza ubu gufashe neza, niwe muyobozi wanjye arega muri filime ni ubutumwa bugufi. ubutumwa bugufi. hanyuma se mu mibereho uyu uri kwa Vidi birenze kuba wenda guhembera filime, hari ubundi burya gufashamo nk'umuntu nyine muri kumwe? Yaramfasha cyane, hari n'igihe yambonera n'utundi turaka ku ruhande two gutanga nk'ama interview, simbure agafaranga k'agasabune muri make. hanyuma ngo Yaka mwana niwe tukiri kuganira hano kuri The Zoom TV 24. hanyuma Yaka muri lockdown wari ubayeho gute? Lockdown ni ubuzima bwagoye abantu benshi. Lockdown ni iki? ubwo ni kwa kundi nyine twari mu rugo, guma mu rugo. Guma mu rugo. Guma mu rugo na ni danje. Guma mu rugo nta guhiga, nta gukata mu makaritiye, guma mu rugo rwose yaratugoye cyane. Umwana aragukanze?
Yaka ubusanzwe ukunda abana? Nkunda abana cyane 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 abangana n'uriye. Umwana utinya, hari abantu bajya bavuga ati umwana ufite ukwezi, ba bana baba bavutse nyine bamaze nk'ukwezi, ati ninya kubaterura. We nta mwana ujya utinya ku buryo wamutambuye? Njyewe nkunda abana bato cyane, abo ngabo kabisa, uko bariya nta kibazo baba bafitanye n'umuntu, nta probleme. Bariya batoya nibo nkunda. Ahubwo abana nanga abana bageze mu myaka 10, 12 kugeza kuri 15 cyangwa kugeza kuri 18. Bariya abana nibo bagira indiscipline, nibo basuzugura n'aba. Ubwo bavuze ngo harimo n'urubyiruko rero. Naho guhera ku myaka 6 kumanura. Abo bana rwose ubu n'uwo yagusuzugura ntabwo wamurakarira, kuko ababikoze atabizi. Ubwo ukomeje ku kibazo cy'urubyiruko, ubwo twinjiye mu myidagaduro. Ugikurikirana? Imyidagaduro ntabwo nkunda kwikurikirana cyane. Ubwo ari abahanzi ariko wemera? Abahanzi nko mu Rwanda? Oya, ni abahanzi nzimo mu Rwanda rwose. Ntabwo nkunda no gukurikirana indirimbo nyarwanda, keretse nka ziriya ziringana nizo nkunda gukurikirana. Ni ukuvuga ngo uyo bilingara ngana linga kapenza banzembo ya lingala troki toko penja. Ngo ngewe nubwo ntabwo nakomeza nakugusa na biso. Ngo biso mbamvuze ngo iki? Biso twebwe. Bivuze ngo twebwe biso. Uwo nko kuvuga ngo uriya mukobwa ni mwiza. Mwana mwasi wana azakitoko. Mukobwa ni mwiza. Ubwo ushaka kuvuga ngo ndamukunda? Nalingakaye. Urumva ko umunsi umwe tuzatumira Yaka najya abigisha iringara ibintu bigende neza cyane. Yaka wabaye muri Kongo cyane? Niho kavukire, niho navukiye. Hanyuma kubera icyo utahisemo gukomeza wenda ibigendanye ibirenze amateka, Kongo ni igihugu gikize? Kirakize. Wagwa amahitamo yo kuba umuturage wa Kongo n'u Rwanda, wahitamo he? Muri Kongo niho nakunda, ariko ikibazo cyaho ni security. Nta security haba. Wahakundira iki birenze? Kintu u Rwanda kabisa rurusha ibihugu byinshi hano muri Afrika ni security. Ariko bigeze ku mibereho, tuvuge nk'iyo Kongo, aho tuhumvishe twumva hari ibyo kurya. Oya, Kongo irakize byo kurusha u Rwanda. Bafite amabuye y'agaciro, bafite imirima yera fresh, bafite ibintu byinshi kabisa nk'amaka. Kongo irakize kabisa, ariko ikibazo cyaho ni security, nta n'amajyambere kabisa. Security ariko ubundi bimeze gute? Kuko muri Kongo baravuga ati umutekano muke, nkawe wahabonye? Njye nabaye rwose, ushobora kuba wibera nk'hano mu nzu, bakumva ibisama bikaza bigatwara nk'iyi televiziyo yawe n'izi kamera zawe, wareba nabi bakanaguhitana. Nicyo kibi cyo muri Kongo. Hari abantu bajya batera urwenya, sinzi niba ari urwenya we wabaye uratubwira ngo muri Kongo ushobora gusanga rwose umuntu ari umukire afite n'indege na za miliyari, ariko aba muri nyakatsi. Barahari, abenshi muri Kongo baracyarinjije, ntabwo barahumuka. Iyo yabonye ubugari n'inyama, nta kindi ntiyatekereza kubaka inzu nziza. Ntabwo bazi gutekereza kubaka amazu. Iyo yariye ubugari n'inyama yumva basi nta kindi kibazo yifitiye. Hari ibyo bajya basereza abasirikare babo, sinzi niba ari ukuri, bakavuga ngo iyo agiye ku rugamba ngo bafite ngo n'inkoko. Inkoko nk'eshatu. Akenshi njye narababonye bajya ku rugamba bambaye civil imbere, yabona isasu rishyushye agakuramo inifomu, akirukankana n'abandi basivili yambaye civil, n'ubundi akayitaho ngaho. Kandi yagiye ari umusirikare? Yagiye ari umusirikare. Ndabazi, najyaga mbaba. Ko numva ari birwarira. Hanyuma se Yaka, tugarutse mu buzima bw'iki gihe, ubwo tukiri mu myidagaduro, hari indirimbo zagiye zitavugwaho rumwe, ngo abakobwa bafite ubushyuhe bwa zongo n'igare n'iki. Ubwo bushyuhe nawe urabubona bw'uru rubyiruko? Nanjye ndi kubibona rwose. Urubyiruko rw'iki gihe abenshi basigaye basindagurika, ugasanga umwana w'imyaka 14 cyangwa 15 yasinze mu muhanda, yaraye mu kabari, mugahura mu gitondo rwose ari kugenda ibizunga. Urubyiruko rwose badufashe bagabanye ubusinzi rwose, dore nanjye wazitangiye kera nazivuye. Ariko wari umaze igihe kinini?
uzinywa. natangiye inzoga mfite imyaka 15 none mfite 35. Ubwo ni imyaka 20, imyaka 20 yose. Hanyuma Yaka, nk'umuntu wazibayemo wanazinyoye ukagira ukazireka, ubundi cyubonye nk'umukobwa mwiza ariko ugandagurika mu muhanda, ibyo bintu bigaragara biti? Oya, abana b'abakobwa bo barakabije rwose, ahubwo abana b'abakobwa basigaye bazinywa kurusha n'abantu bakuru. Yemerutse kubona utwana tw'iwacu muri quartier twaraye mu kabari mbere ya corona batarafunga utubari. Utwana dufite imyaka 15 16 tw'udukobwa twaraye mu kabari twasinze twiyogoshesheje ukuntu. Ndabareba ndavuga ati kabisa aba bana icyerekezo bafite uretse Imana yonyine bari kwerekeza Sodomo na Gomora kabisa. Sodomo na Gomora kabona. Ese bazinywa baba bazi ko ari nambi cyangwa bazinywa nk'amazi? Bazinywa nk'amazi kubera ko ntibazi ububi bw'inzoga, bazinywa nk'amazi ugasanga rimwe na rimwe umuntu ashobora no gupfa. Burya inzoga zica umuntu, ni kwa kundi ujya usanga umuntu ngo yaryamye yapfuye, ngo yabyutse yapfuye, ngo bamuroze, ngo umenya bamuroze kandi ari inzoga zamwishe. Nanjye ubwanjye yarigeze zajyaga zishaka kunyica 9:00 z'ijoro hangova inzara, nta n'amazi mfite mu nzu, nkabira icyuya. Uzi inzara y'inzoga ubira icyuya, ndakubwiye ngo ukananirwa no guhaguruka mu buriri. Yaka, hari umuhanga w'inzoga, hari abantu bavuga ati inzoga ngenda zibasha. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo ziba ziramufata neza. Umuhanga w'inzoga se ni ntabwo urabona n'ibigabo bibyibushye zagaraguye. Nuba nta muntu ushobora kugenda harango yishete yemera avuga ati ngiye inzoga ndazibasha. Byanga bikunze hari aho bigera bikanga zikakunanira. Ngiye bwanjye hari igihe nanywaga inzoga igihe nkamara nk'iminsi 3 ndi gusinda. Umunsi wa 4 najyamira n'inzoga ikagaruka ikanga kumanuka, yanze zananiye. Ni ukuvuga ngo rero abantu bibwira ko bashoboye inzoga buri abazireke. Ni ukubeshya, barishuka. Ahubwo bagiye banywa gake bamenye gukontorora inzoga nturenze urugero. Niba ukinywa inzoga gerageza uzikontorore ntizigukontorore. Hanyuma hari umuntu ukurikirwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ufite abafana batari bake, ariko muri abo bafana benshi biganjemo n'urubyiruko. Hari n'ibindi bintu ngo byitwa kwirekura, usanga urubyiruko rwirekuye rwose, ugasanga abahungu barajya gusura n'abakobwa mu mageto n'ibiki. Biriya bintu ubona buriya nta ngaruka bigira? Ibyo bintu rwose birakabije, biriya bintu byo kubona abakobwa bajya gusura abantu mu mageto, cyane cyane nk'aba bana bita baribo bari munsi y'imyaka 18. Ugasanga umwana abyaye afite imyaka 14 15, urabona ni nk'umwana wabyaye undi. Kuko n'umwana w'imyaka 14 abyara ni zirangeso nyine z'ubusambanyi mu rubyiruko, bireze kabisa. Urubyiruko iyo babikora ubu babona bibateye ubwoba Yaka, aho ubireba? Ntabwo bafite niya myaka yabo nyine, nta kundi. Ariko ababyeyi nabo babigiramo uruhare. Nk'iyo umwana w'imyaka 15 umuhaye uburenganzira bwo kwiyobora, agataha 6:00 z'ijoro ukamukingurira, ntunamubaze ngo avuye eske ubu uri umubyeyi, ubu uri kurera umwana, ukamuha uburenganzira busesuye akajya ataha igihe ashakiye, akanywa inzoga ukabimenya, ntunamubwira inama ngo unamuhane, ukavuga ngo yarakunaniye. Umwana kunanira gute? Umwana w'imyaka 15 kunanira gute? Ko ababyeyi nabo b'iki gihe sinzi ukuntu basigaye bateye rwose. Wowe bumva umwana w'imyaka 15 atakunanira, ukamuha uburenganzira busesuye. Yaka, hari ababyeyi bavuga ati uyu mwana yarananiye. Ntabwo umwana we yakunanira? Ni ukudashyiramo ingufu. Umwana kunanira gute uri umubyeyi? Nk'umwana yakunanira yaba afite nk'imyaka ingahe? Umwana wananira keretse abiwe afite ahaba. Naho umwana ukibi wanjye ngewe nubwo ntabana ngira, umwana ubi wanjye ntago yananira. Aho ugira ngo unanire nakurukana ukajya kubimwe ukajya kunanira ahandi ariko hatari iwawe. Oya, hari impaka zigeze kubaho abantu baravuga ati ariko umwana ugejeje imyaka 18 ubundi mu bihugu byateye imbere ngo usanga ba mu nzu ye, bikagabanya n'umutwaro na stress ku babyeyi. Biramutse bigeze mu Rwanda bumva wabyakira gute?
byaba ari byiza cyane kuko ngewe mbona yuko akenshi umwana ananirana bitewe n'iki wenda n'amategeko nanone iwabo bamuha wenda ugasanga nabo barengeje urugero. Hari ababyeyi bashobora kurenza urugero gute rero kumva ko waba mu rugo ntabwo uburenganzira ngo unatabanye ikigato ujye gutemberana n'abandi mungana akahora kuziritse. Ni nka kwa kundi rero ihene gucitse yijya ko bita biranye bahita nk'ihene ngo ziciye ikiziriko. Umva rero n'ababyeyi nabo bakwiye koroshya bajya bagerageza nabo babaho uburenganzira ariko babakontorore. Iyi viziyo turimo Yaka n'imbuga nkoranyambaga iterambere ryihuta ubona byoroshye gukontorora umwana? Ntabwo byoroshye muri iki gihe. Ndabona bakunda amafilime baba bagiye mu bintu by'imyidagaduro ariko bajye babaha uburenganzira ariko ntibabaha uburenganzira busesuye ngo babare kuri burundu. Mu burenganzira ariko agira ahagarukira. Hanyuma hari ibigendana n'ubwo burenganzira aho usanga ababyeyi cyangwa n'abana bari mu bintu by'impaka. Umubyeyi akaba atahana umwana ku buryo yamukora agahita ajya kuri polisi ati umubyeyi yaramuhoteye. Iyo yose conflict ariko niyo mpamvu nyine abana babahaye uburenganzira, leta yabahaye uburenganzira cyane. Ushobora gukubita umwana rwose bikagukoraho da ariko umwana ubundi yabaye kujya nk'umwana muto niba akoze ikosa ukamunyuzaho ikinyafu ukamenya ko ari ikosa. Mwarakubiswe ku bihe byanyu? Twarakubitwaga cyane ariko waba wanyaye ku buriri mu gitondo bakagukubitira eshanu ukamenya ko wakoze ikosa. Ku munsi w'ejo warabisubiraga se? None niyo umwana umuretse akanyara kubura agakora ibyo ashaka ntumunyuzeho ikinyafu umwereke ko wakoze ikosa nuko umurera nabi n'ubundi uburi kurera abajeyi. Ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe n'ako kantu ko kuba umwana rimwe na rimwe ujya kumuhana akitwaza ko yarajya kukurega usanga kadatuma icyo ni ikibazo. Usanga kadatuma umubyeyi ahana umwana we neza. Hanyuma Yaka ujya ukurikirana iby'amakimbirane yo mu miryango? Amakimbirane yo mu miryango umubyeyi ngo umugabo ngo yishe umugore ngo bapfuye ngo isambu ibyo bintu bibaho cyane. Yaka hari abantu bagira atari bakavuga ngo iby'isi ntibyaniranya n'abantu. We hari ikintu cyatuma umugore nturamushaka ariko wumva umugore mwapfa iki wundi? Umugore ngewe ikintu twapfa ntabwo twapfa imitungo. Ikintu twapfa wenda ni uko yanciye inyuma akabigira ingeso ariko nanciye inyuma rimwe nangwa kabiri namubabarira nta kibazo. Rimwe kabiri wamubabarira ariko bibaye ingeso twatandukana rwose ugakomeza nanjye ngakomeza nkajya gushaka ahandi nawe ukajya gushaka ahandi. Ubwo ingeso byaba bibaye nka kangahe kuri wowe? Nka gatatu. Waba warengereye gatatu. Wenda rimwe ashobora kuba yashutswe ariko ngewe umugore wanjye muciye inyuma yambabarira ariko nge ntabwo namuha imbabazi jamwe. Yaka kwikunda kubera iki se? Kubera iki wewe wumva ko yakubara ariko we ntumubabarire? Ariko ngende umugabo urumva ntabwo ujya ngo niba bavuga ngo imfizi ngo ntikumirwa niko bimeze. Ibyo rero abagore babyanga kubi ukumva ko abagabo bari ukwikunda. Wowe urumva ko umugore wamuca inyuma ariko we ataguca inyuma? Wewe yanca inyuma ariko ntibibe ingeso nawe kuko urabona iki gihe bireze rwose. Abagabo n'abagore basigaye bacana inyuma rwose kumugaragara izuba riva ntujya ubibona cyabyumva cyane cyane abagabo baba boss basigaye bakunda abagore babandi rwose. Nkuko bafite umugore mwiza rwose wanababona mu muhanda umugore n'umugabo bari gutembera ukavuga ati rwose uriya mugabo afite umugore mwiza ariko ntamunyura ugasanga ari kujya mu babandi yabona umukobwa atambutse akamushukisha amafaranga cyane cyane bino bigabo by'ibikiri bikunda abagore babandi n'abakobwa. Yaka umugabo umufatiye ku mugore wawe ko mba numva hacu waka ntabwo twakiranuka twakizwa na leta. Ubundi mbere y'uko utandukana n'umugore wawe wamufatanye n'umugabo wakora iki? Namufatanye n'umugabo nabyereka leta rwose bakadutandukanya mu nzira nziza zisobanutse. Hari abatajya bihangana akavuga ati n'uwo mugabo waje kunca inyuma buriya ntiyamva mu nzara. Hari abatajya bihangana akaba yanamutsinda aho ngaho. Wowe wumva wakorohera uwo mugabo se waje kuguca inyuma? Njye nabyereka abantu gusa bakabibona
ariko hari n'abagabo nabo bibiguriye niba ushaka guca umugore wawe inyuma ushaka guca umugore wawe inyuma ujye kureba umugore w'undi mugabo ntabwo umusangiwe uramuhamagara rugize irahari akagusanga ahandi noneho umusanzi we ugiye ku buriri bw'undi mugabo yagusanga aho ngaho yagutema rero ngo aho buri guca agasuzuguro rwose ujye ku buriri bw'undi mugabo we hamagara uwo mudamu agusange ahandi cyangwa ujye gutirana geto ariko apana ibyo kumuzana apana iwe mu rugo rw'undi mugabo aho umugabo waramutse kugiriye nabi hari uwatambara rwose nanjye nagutema rwose ngusanze iwanjye ariko se Yaka yubigenza ubundi ibyo byo guca inyuma wenda nibyo twatuvuze ariko ubuntu biterwa n'iki kugira aho umugabo avuga ati ngiye guca inyuma umugore wanjye hari abavuga ngo ni ingeso abandi bakavuga ngo ni umubiri impamvu rwose sinzi impamvu kubona abantu bafite abagore batanyurwa n'abagore babo bakajya gushaka abandi byaranyobeye rwose ahubwo ni icyorezo ni nka covid bireze hano rwose hano bireze cyane haravuga ati ariko ni ingeso abandi ngo barabibaroga ngo sinzi impamvu rwose njya mbibona inshuro nyinshi kabisa cyane cyane abagabo bafite abagore beza nibo babaca inyuma sinzi impamvu batanyurwa n'abagore babo kandi iyo yamuciye inyuma se nibura ajya kumwiza kurushaho uko wabibonye cyangwa agiye kuruha hari n'igihe ajya kumuba ahubwo udasa n'umugore we gusanga agiye ku mukozi urabizi hari ababose basigaye barongora abakozi babo abakozi bakora mu mago ako yakayumvisha nk'umuntu w'umubosi yarongoye umukozi buri ubifata gute urumva ibyo ari ibintu n'iby'isi nyine ni ku isi isigaye imeze niyo mpamvu njye nsigaye mbona turi mu gihe cy'imperuka kabisa turi mu bihe bya nyuma kabisa isi irimo kurangira hanyuma Yaka ujya ugira ibintu by'imyizerere kwizera ko Imana izahana abantu kibyumva Imana njya mbyumva babivuga ariko sinzi uko izabigenza ubwo izabahananye bavuga ngo Imana izadutwika nawe wumera ko Imana abanyabyaha izabatwika nanjye niko mbyumva rwose ko bimeze ngo izadutwika ngo mu muriro ngo wari wenyegeza kabisa ni ukwitegura gushya rero ntakundi abanyabyaha rwose ni save the dead uzajya mu muriro ntakundi ko nyabyumva nanjye ariko se Yaka ubitekereje ukumva n'ukuntu stories Imana bazivuga ukuntu Imana bayinditse muri Bibiliya ubona ko Imana yadutwika sinzi niba izadushyirira hamwe imiyaga ariko nayo niko mbyumva kabisa ariko no ku bwa Nowa ngo yabateje umwuzure da Imana buriya yarakaye nta mikino igira ngo nta mbabazi igira nta miyaga rwose ubu rero no kwitegura ko wewe ubwo uri muri ba bantu bafite ibyo byizere cyangwa iyo myizerere bisa nyewe nzi ko nanjye niko mbyumva Imana rwose abanyabyaha bazashya byo ngo niko bimeze batokombere abayehova ariko ntabwo bajya babyemera njye niko mbyumva kuko njye ndi umukatolike rwose nabo bemeza yuko rwose abanyabyaha bazashya Imana izabatwika rwose ugenzuye nk'inshuti zawe wenda abantu b'inshuti zawe bari hafi yawe Imana koko iramutse izatwika abantu ubona ari nk'abangahe barokoka abazarokoka kuko ngo n'icyaha kimwe gishobora kuba duhere kuri iki icyaha kimwe ngo gishobora kuba cyatuma utajya mu ijuru ibyo bintu byumva gute kuba wibye igitoki kimwe ntabwo igitoki kimwe icyo numva gusa ngo icyaha ni icyaha ngo nta cyaha gito ngo nta cyaha gito niko njya numva hanyuma rero kuri icyo kintu ntabwo bumva se wenda harimo nk'ubusumbane kumva ko umuntu wasambanye azahanwa nk'uwishe uwishe azahanwa nk'uwibye igitoki rwose ngo icyaha ni icyaha nta cyaha kiruta ikindi niko njya numva ngewe iyo ntabwo ari injustice buriya ubwo nawe wemera ko nta cyaha kiruta ikindi kabisa ngo icyaha ni icyaha nanjye niko mbyemera hanyuma rero nari nkubajije iyo proclamation irabaye iravuze ati umwanya wo kujya mu ijuru urageze uwanduye n'iyandure n'uwera nagumye yera ukurikije inshuti zawe ubona ari nk'abangahe mwahurira mu ijuru inshuti zanjye abo twahurira mu ijuru ntabwo nzi ibyaha byo bakora uretse kubabona bari gutambuka mu muhanda ntabamenye ibyaha by'undi ngo bingana bite Imana ni ngo izazishyira ku munzani izayishyira ku munzani pime ubwo abazagira ibiro byinshi rero birabareba ariko Yaka nk'ubu Imana ivuze hari ikintu bita ngo ni impanda y'Imana
nk'ubivuze buriya wajya mu ijuru tutabeshyanye ukurikije uko uri kwiyumva mu mutima wawe ubimanda ivuze wajya mu ijuru sinzi pe ariko abazajyayo ni bake ukuntu nsigaye mbiba kubona n'abapasiteri basigaye basinda bagasambana njye narumiwe kati yakaraje nagiye mu karuhuko gatoya ariko arakubwira ati kati urumva yakaravuga ati biragoye ko abantu bazajya mu ijuru avuye mu kiganiro ariko aragaruka ese nk'ubu agiye ntagarukira byagenda gute dukomeze twiganirire yakomeje tuganiza ibintu byinshi buriya reka twizere ko mu kanya agaruka ariko nta kuntu yabura kugaruka kuko buriya agiye kuza kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ariko aravuga ati nkurikije inshuti zanjye sinzi abazajya mu ijuru biranagoye akamwana turabona aracyari hanze buriya ni kwa kundi umuntu nyine wagiye kugira ngo abe yitegura akari kuvuga ati wawe reka yakari kwibaza hanze ngo atari koko ko buriya tuzashyara se gusa ahubwo yaka cyangwa tuzanakongoka ariko yaka ntukazetse kwera aka ntabwo ari kumva hanze ngo ukuntu twese tuzashya niko yaka numvaga hanze witunganya ati se koko tuzashyara yanjye rwose ni kubyibazo nkumva ntiyataye hari ukuntu abantu bajya bidramatisa sinzi niba ariko kuri bakavuga ati umuntu ku munsi azajya ashya agatoki kamwe ngo gashya imyaka ibihumbi ni ugushya ngo ubuziraherezo aho nta hoteli mu buribwe gusa yaka bizaba bikaze niba ariko bimeze bizaba bikaze kumva ngo uyu munsi ndashyira urutoki rumwe ejo ndashya urundi ahubwo ngewe ikibazo ni ukuba warakoreye Imana warasengaga cyane ku munsi wa nyuma bikarangira ugiye mu muriro nk'abandi bose kandi warasengaga cyane akandi bakabara kare kavuga ngo waba wararuhiye iki ngo Yesu aje ngo ntumubone hanyuma yaka kuri icyo kintu wumva nta injustice yaba irimo kumva ngo nabaye ku isi imyaka 20 ariko niba ngiye guhanirwa icyaha kimwe cyangwa 5 nakoze cyangwa n'ijana hanwe imyaka 1000 kuko baravuga ngo tuzashya imyaka 1000 nyatari ati ni hatari danje kabisa hanyuma se yaka ugira turacyari kukwemera ugira imyizerere hari abantu bavuga ngo y'abantu muri Katolika niko mwizera ngo umuntu yapfuye yagiye muri purgatori ndakanyera nubwo mperuka ntabwo napfa kubyibuka mperuka mu rusengero kera ubatizwa cyangwa ukomezwa ku nyundo ni kera kabisa nibura ku nyundo ni kera hanyuma yaka turimo tunagenda tugana ku musozo ngira ngo tuzajya tunagutumira mu bihe byinshi bitandukanye twiganirire iyo urebye u Rwanda n'iki kikuryohera cyane kuba uri mu Rwanda umutekano waho Rwanda kabisa baragerageza ku mutekano ntabwo ari nk'ibindi bihugu bya hano muri Afurika icyo ubona akavuga ati ebana mu mutekano ikintu gituma mvuga ko umutekano uri imbere dore nuko umutekano urabona niba ari saa moya bari baduhaye saa moya ariko badusubije kuri saa 3 kabisa umutekano w'u Rwanda kabisa ufite ingufu kabisa yakana nibagiwe kukubaza we muri aya masaha ya saa moya nta kintu cyagutunguye cyarimo nta mbogamizi wahuye nazo nigeze ndara muri stade ifite n'30 baramfata nangiye kureba indaya nakundaga ku Gisozi bamfata ntaranahagera nambaye agafukamunwa nabibandaza muri stade nari nyinywa n'inzoga bamfata naranywaho n'icupa uwo munsi wakubereye mubi naraye muri stade mbe irankubita nziza agafukamunwa niba ari agafungamunwa niba ari agafuka katagera agapfukamunwa ariko kaba agapfukamunwa n'amazuru gafite amazina menshi none bamwe bose bavuga ngo ni agakingirizo ku munwa gafite amazina nk'igihumbi warayemo nk'amasanga ahubwo
mbona agezemo bamfashe nka saa 12 baturekura mu gitondo babarekura mu gitondo waraye muri stade wicaye kuko hari abantu bavuga ati wicaye rwose nicaye kabisa twari benshi ariko dutera story buracya baraturekura turitahira ubwo ngiye kwibaza ati ntabwo ibitotsi bijya bigeraho bikaza ari ukuntu ibitotsi biza ariko waba nta gakoti wari wambaye kubera imbeho ntabwo wapfa gusinzira ariko abantu niyo ndebye amafoto mbona abantu bari benshi bari benshi muri stade baba abazo abari benshi hari umwana wigeze kuntera igipara arambwira ngo harimo n'abakobwa rwose ngo bigaragara ko baba bari abakobwa babatoraguye mu bubari n'injoro babatoraguye mu mihanda basize abari ingeri zose ngo harimo n'abambaye za mini kabisa benshi cyane tumva ari amateka hanyuma Yaka kuva inkubiri ya polisi yo gutuma abantu baguma mu rugo itangiye umaze gufungwa nka kangahe ni rimwe naraye muri stade ntabwo barongera kumfata ariko na nimugoroba bari bamfashe habuze gato ndi gutaha Yaka warigiye kuzirasamba Imana yandokoye abagufashe we bagufashe gute kuko hari abantu bavuga ati bisi iraza kwa stade hari abo baba bafite imihanda bagiye babicaza ahantu bisi kazi bapakira bajyana muri stade bagufata bwa mbere se wari uzi kuragera kuri stade cyangwa wagira ngo ni imikino ni imodoka yanguye barambwira turira mu modoka nanga kwirirwa mburana ndurira nzi ngo ni imikino babaranganye no muri stade ndansanga abandi baruzuye yozaga baragerekeranye nabwo ubwo hari abandi nta kibazo ntabwo ari urwo ko nta muntu nishe niba ndekura bandekure barandekurana n'abandi uri umuntu uzwi Yaka ntabwo bakubonye nuko waba wakoze icyaha gikomeye nawe hari ukuntu wibagirwa agafukamunwa kakamanuka bakaba bagutakaye we wari ukambaye kamanutse kari kamanutse wagendaga wenyine mu muhanda hari n'abandi batujyanye turi harimo abakobwa babiri n'abatipe nka 3 uri umuntu uzwi Yaka buriya ntabwo bakoye bavuga ati dore Yaka tumutaye muri yombi cyangwa ntiwivuze oya nanze baranzi nagiye nk'abandi hariya se wavuga ngo urazwi n'abafite za vewiti babarazamo nkanswe ngewe Yaka barabaraje n'abantu bafite za vewiti ziparitse nk'hariya bakuyemo rwose ati mugende mwicare hari buriya wicaye n'abagabo bafite za vewiti ziparitse nk'aho ngaho muri stade bya bintu burya nta mikino hanyuma Yaka tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ni uracyari urubyiruko ariko wagaragaje ko wifuza kuruvamo keneye amasengesho rero n'umukunzi kabisa ni iyihe nama ukurikije ubuzima bwiza n'ububi wanyuzemo n'ibyakwizirinze hari ibyakwizirinze ahubwo tuba tuvuze inzoga hari abantu benshi nanira kureka rwose kandi kudeshapo kuba warayiretse bitari ibya komedi nk'uko bakomeje kubigarukaho nihe nama wagira urubyiruko rw'iki gihe urubyiruko rwose bagerageze bagabanye ibintu by'ubusinzi bagabanye kwiyandarika niyo mpamvu bari kubyara bakiri abana ugasanga umwana w'imyaka 14 bamuteye inda arabyaye rimwe na rimwe n'uwamuteye inda akamwihakana tukavurema urubyiruko n'ababyeyi babidufashemo urubyiruko bagerageze rwose bikosore kandi ababyeyi cyane cyane babidufashemo babigiremo uruhare kuko urubyiruko rwacu rurakabije rwose hanyuma hari ikintu ukomojeho ariko tutavuzeho ibyo gutera inda twakomeje kubivuga ariko umuntu wateye inda iyo umusore ateye inda akihakana umukobwa Yaka uwo musore umugereranya n'iki kandi koko wenda ari we wayimuteye aba bantu rwose leta ijye bakurikirana RIB irahari niba uteye umukobwa inda igerageza wenda unamufashe ariko ntumwihakane ngo umutererane kandi ari wamuteye inda niba ufite ubushobozi gerageza umufashe nta nubwo ari ngombwa ko bajya kugufunga n'ubundi wamuteye inda yabyaye wemeye kurera umwana ukabimufashamo nta kibazo ariko gutera iyo leta igufashe byanga bikunze baragutwara gutera umwana inda uri munsi y'imyaka 18 iyo leta ibimenye byanga bikunze barakuzirika Yaka ugeze ubu nta mukobwa urakugira kahinda ntawe abakobwa bazaza ati ariko yakayandi ntawe rwose ahubwo ngiye bumenya ndi n'ingumba nawe n'abakobwa benshi ariko ntawe urambwira ngo namuteye inda niba ndi ingumba narumiwe
nta mukobwa uraza kubwira ngo Yaka cyangwa bazikuramo se simbizi niba ari kunsuzugura ngo ndi umukene ntacyo nabamarira wa mugani wasanga banazikura kuko hari n'ugira isoni akavuga se kariya kayaka nimvuga ngo kanteye inda biteye isoni n'ubundi se kamarira iki ahubwo hari utera inda yabona uri umukene akayigereka ku wundi ufite nka botike ufite agafaranga aho ni ikibazo akaba ari we yishyiraho ako icyo nacyo ni ikibazo abakobwa b'iki gihe nabo barakutse bakayishyira ku wundi ufite agafaranga kandi ari we wayimuteye kubera ubukene ntavuge ko ari wowe buriya ushobora gusanga rero muri abo wavugaga benshi mwahuye hari abo bazigeretseho byashoboka ntabwo mbazi ariko gusa nimwakoreshaga agakingirizo barahari rwose kuko wagaragaje ko uri umuntu ushobora kuba utakoreraho wakoreraho se ubu ngubu nsigaye nkoresha agakingirizo ariko kera nakoreraga muri abo bakobwa bose kandi barenga babiri nta n'umwe uragaruka wenda kubwira ati waneye nta n'umwe kabisa oya kubira ingoma bwo ntabwo uri ingoma hari ubwo wese ufite bwo waba uri ingoma simbizi nanjye reka nishaka umugore wenda tukamarana igihe nibwo nzabimenya neza ariko ubwo bwo butangiye kubugira ubwo utangiye kuvuga ati ko bari benshi biriya byo gushugurika ku ruhande ntabwo wahita ubimenya ese yaka nk'uyu mukobwa ashaka kuvuga ati bijyanira umwana gusa nta kindi shaka ngenda shaka bijyanira umwana azitwe ko ari uwa Yaka wabyemera cyangwa wamuca ikiguzi kingana iki kuko mu mahanga birakorwa abantu basitari akaza ati umubyarira umwana akamujyana se nangwa akamujyana we kintu wakora akaba ari kumutera inda akabyara gusa bidashobotse se ntayimuteye tubikuze ntatwite ubwo byagenda bite oya we akakubwira ati ngewe ntera inda bikunze nyine wabyemera kwanza nayimutera rwose nta kibazo kirimo byagusaba nkangahe buriya kuko hanze tujya tubona babishyiraho nk'amafaranga hanze se baranishyura hanze barakwishyura ugasanga yayamada nayafata yama yose okay Yaka ngaho nguko twaganiriye byinshi Yaka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu kandi akamisaje k'urubyiruko ariko rw'abasore nabo batera inda bakihakana abana baragakeneye kamisaje k'abasore batera abakobwa inda bakabihakana tukavurema ntabwo ari byiza niba warateye umukobwa inda gerageza umufashe kurera umwana kabisa nibyo nabasaba mwabasore mwe bavandimwe kandi ikindi umwana twibukiranye ko umwana ari umugisha niko watangiye uvuga umwana ni umugisha kabisa bajye bagerageza be kwihakana abo bateye inda ntabwo ari byiza kabisa bijya binambabuza ngewe njye mbibona rimwe na rimwe Yaka mwana tumushimire ntabwo twagiye mu bya siporo Yaka twavuga byinshi hari abantu bavuga ibya Rayon Sport na APR ubwo nawe ushobora kuba ari ufana uko byagenda kose ngewe mu makipe yose yo mu Rwanda pfa na Etincelle y'Irubavu ubwo yari amashyaka ya Rayon Sport na APR ntabwo ujya ubijyamo waya yo zakinyeze cyakora mfana ikipe hano i Kigali ntuza Police FC uriya garidiye wabo kabisa ni inshuti yanjye magara niwe watumye nkunda Police FC ubwo ni ukuvuga ngo muri Kigali ufana polisi za Rayon na APR zijye ku ruhande oya izo ngizo ntago nzizi ngewe nifanira Police FC ariko ikipe yanjye nkunda cyane ni Etincelle y'Irubavu nta muhanzi ujya gucira ishati bano b'abakobwa ngo hari ba Knowless ba Marina bande abasembazi nyine no kubamenya ngaye nguko Yaka tugushimiye hari ikibazo wambaza se ubundi oya nagushimiye nanjye kuba wanyakiye kuri TV yawe murakoze cyane n'ikindi gihe nuntumira uzasanga naguteguriye amakuru ahagije atari cyane Zoom TV 24 subscribe comment mureba iki kiganiro tugiranye n'umuvandimwe murakoze cyane tumushimire cyane Yaka mwana abantu urabona ko aba yimanukiye arakubwira ati naekiyi arashaka kwigendera my name is Didas keep watching mukomeze murebe mukomeze musubscribing ikindi nzagaruke kugusura mabuja urumva ko ari kuvuga ko azaza gusura Yaka ubundi icyo kintu tuzakivugaho uzagaruka Yaka ari kuvuga ko azagaruka ni ukuvuga ngo next time ni episode sheri wanjye azatekana na Yaka uzi guteka se uzi guteka ni ukuvuga ngo uzatekana na madamu rero
eba next episode yaka songa kawunga. Muri episode ya kabiri ni mu cyumweru gitaha tuzaba turi kumwe na Yaka ari gutekana hamwe na Sheri. Teke kabisa akawunga Yaka ngazateka akawunga, Sheri ateka inyama. Ngayo ngoko. My name is Didas. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.